gutandukana n'umukunzi wawe si iherezo ry'ibyishimo gusa, ni intangiriro y'urugendo rushya rutoroshye. Abenshi bahita bibaza bati ese birashoboka gukomeza kuba inshuti n'uwo mwahoze mukundana, cyangwa ni intambwe ishobora gukomeza gukomeretsa umutima wawe? Uyu munsi muri iki kiganiro turabagezaho isesengura rishingiye ku bitekerezo by'inzobere mu mibanire n'abanditsi b'ibitabo byibanda cyane ku rukundo n'imitekerereze ya muntu. Olivia Petty, umwanditsi w'igitabo Millennial Love, avuga ko abantu bake cyane aribo bashobora kugirana ubucuti bukomeye n'abakunzi babo ba kera. Yakomeje ashimangira ko nubwo we hari aho byamushobokeye ariko atari buri gihe bishoboka, kandi rimwe na rimwe bikaba bitanaba byiza ku buzima bw'amarangamutima ya muntu. Mbere yo gufata icyemezo cyo kugumana ubucuti n'uwo mwatandukanye, inzobere zivuga ko hari ibibazo bine by'ingenzi ugomba kubanza gutekerezaho. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza, ese umubano wanyu cyangwa urukundo rwanyu rwari rukomeye bingana iki? Olivia Petty avuga ko urukundo wari umazemo igihe gitoya ruba rudafite uburemere bukabije mu marangamutima, bityo rero akavuga ko bishobora gukunda cyane ko mwaba inshuti bisanzwe nyuma yo gutandukana. Yasobanuye ko impamvu bishoboka ko mwakomeza kuba inshuti zisanzwe ari uko haba hatarimo ibibazo byinshi cyane nk'ukuntu waba waramenyanye n'umuntu mugatandukana mumaranye igihe kinini. Ari naho yakomeje avuga ko iyo wakundanye n'umuntu igihe kinini muba mwaranyuranye muri byinshi, mwarasangiye byinshi, bityo rero iyo mutandukanye nubwo mwatandukana mu mahoro mwabyumvikanye, nyuma guhinduka inshuti biragorana cyane ko akenshi ntago muba mubyumva ukuntu mwatandukanye mwese. Iyo mugerageje kuzanamo ubucuti hagati yanyu usanga mushwana buri gihe. Kate Mansfield, umutoza w'ibijyanye n'imibanire, ashimangira ko icy'ingenzi atari igihe umubano wamaze, ahubwo ari uko warangiye n'uwawuhagaritse hagati ya mwebwe babiri. Uwasabye undi ko babireka bwa mbere cyangwa se akaba ari we ushaka ko bahagarika urukundo, abahora babaza wa wundi wahoraga wumva ko bakomezanya. Bityo rero nuko baba inshuti kose biba bigoye ko wa wundi watunguwe n'icyemezo cyo guhagarikwa k'urukundo yabyakira akaba yakwibona muri ubwo buryo bw'ubushuti. Ikindi kibazo cya kabiri ufite kwibaza koko niba yarakuvuye mu mutima cyangwa se nta marangamutima ukimufitiye. Iki ni kimwe mu bibazo bigoye cyane kwisubiza. Gusa Kate Mansfield avuga ko kugumana ubushuti bishoboka gusa iyo umuntu yamaze kwakira iherezo ry'urukundo rwe, yaba mu bitekerezo ndetse no mu marangamutima. Yabisobanuye agira ati, niba ugumye hafi y'uwo mwahoze mukundana ugifite icyizere cy'uko ashobora kukugarukira mu marangamutima y'urukundo, cyangwa ukajya wirirwa umukurikirana mu buzima bwe bw'urukundo, ibyo si ubucuti ahubwo ni urukundo rutararangira. Bityo rero kugira ngo bikorohere kuba inshuti n'uwo mwakundanaga, ugomba kumenya ko amarangamutima amugeraga mu gice cy'urukundo utakiyafite, ahubwo ushaka koko muba inshuti za nyazo. Ubucuti nyakuri burashoboka gusa iyo impande zombi zamaze kwemera ko urukundo rwarangiye burundu, nta n'umwe ufite imigambi yahishe inyuma yo kuzagarura indi mu rukundo nyamara rwararangiye. Inzobere zivuga ko guhindura umubano w'abakundanaga ukavamo ubucuti ako kanya ari ibintu bigoye. Ni ngombwa gufata umwanya wo gutuza, kwitekerezaho no gusobanukirwa icyo buri wese ashaka mu buzima bwe bushya. Umunyarwenya Rosie Wilbe avuga ko we yabashije kugumana ubucuti bwiza n'umukunzi we wa kera nyuma y'uko bakundanye imyaka myinshi, nyuma bakaza gutandukana. Ariko yavuze ko nyuma y'uko batandukanye babanje kwiha igihe ntawe uvugisha undi, buri wese yitekerezaho. Ariko uyu munsi hashize imyaka irenga 20, ubucuti bwabo bumeze nk'ubw'abavandimwe. Ikibazo cya kane ufite kwibaza ari nacyo cya nyuma, ufite kwibaza, ese umukunzi mushya wawe abyumva gute kuba kikubonana n'uwo mwahoze mukundana nk'inshuti yawe? Kate Mansfield avuga ko ari ngombwa kuganira ku mipaka y'ubucuti bwanyu mu gihe umwe muri mwebwe abonye umukunzi mushyashya kandi mwebwe mwaratandukanye mwariyemeje kubana nk'inshuti. Niba umukunzi mushya agaragaje impungenge afitiye inshuti yawe mwatandukanye mwahoze mukundana, si byiza kuzifata nk'ishyari gusa. Rimwe na rimwe izo mpungenge ziba zifite ishingiro kandi zisaba impinduka mu mikorere y'ubucuti, aho mwaganira gake, mwajya guhura mugahura hari abantu benshi, cyangwa se ugafata icyemezo ugasobanurira umukunzi wawe mushya imipaka ntarengwa mwashyizeho wowe n'iyo nshuti yawe mwakundanaga mu myaka yashize. Ariko nanone mbere yuko wibaza ibibazo bine twavuze hejuru, hari igihe ubucuti buba budashoboka burundu. Bamwe mu bahanga b'imitekerereze y'ikiremwa muntu bavuga ko guca umubano burundu bishobora kuba ari cyo cyemezo cyiza. Ntihagire ubucuti ugirane n'uwo mwakundanaga mwatandukana buri wese akamenya ubuzima bwe bushya nta n'umwe ubangamiye uwundi. Mu magambo make, si buri rukundo rwose rushobora guhinduka ubucuti, kandi ibyo si ikosa rwose. Icy'ingenzi ni uguhitamo amahoro y'umutima, kwirinda kwibeshya no kwemera ko hari ibice by'ubuzima byaranze urukundo rwawe rwasenyutse bisigara mu mateka yawe.